Amahoro amahoro God's people, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, bwoko bw'Imana muboneka Afrika, God's people muboneka muri Amerika, God's people muboneka muri Aziya, Europe, Australia. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe, ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Yego nubundi turi mu kiganiro turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri mubumbe w'isi. Ubungubu aho tugeze turimo twiga ni ikiganiro cy'uruhererekane, tumaze gusobanukirwa no kubona yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, hamwe no gufashanya no kugira ngo turebe icy'ingenzi dukwiye kubahiriza. Ibyo twigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 nibyo by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu ibyo twize byose cyangwa ikiganiro urimo kumva, ibyo umaze kwiga umaze gusobanukirwa, uwo mwanya bisabwa guhita ubishyira mu bikorwa ndetse ukabimenyesha na bagenzi bawe, kubera ko ibyo twiga hano nibyo by'agaciro kuri twe ndetse no kuri bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Turasanga kandi nk'ubwoko bw'Imana God's people, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Icyo wamenye cy'agaciro wibyihererana. Nimba uri mu nzira ya nyayo waramaze gusobanukirwa ubutumwa bwiza, wibwihererana ahubwo na mugenzi wawe mumenyeshe iyo nzira. Nawe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, ngusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo buri munsi tujye duhorana kuri buri kiganiro tunyujijeho, dore ko tuba turimo kwiga Bibiliya. Twabigize intego kwiga Bibiliya buri munsi, isaha ku isaha twiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka aba ari cyo twubahiriza. Tugiye kurebera hamwe nyirizina, dusubiza kino kibazo mu buryo bwo gushaka intego nyamukuru, turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo nawe aho uri ariho hano kuri iyi si ubashe kubahiriza no gukora ibyo wahamagariwe gukora nyirizina. Niho tugiye gusubiza kino kibazo kigira kiti: mbese kwiga ijambo ry'Imana si byo bitera umuntu kumvira Imana? Mbese kwiga ijambo ry'Imana si byo bitera umuntu kumvira Imana? Tugiye kurebera hamwe igisubizo muri rusange, ariko nawe unyuze muri komenti waduha inyunganizi, ndetse waba ufite n'ikibazo ukaba wakibaza. Hariho gufashanya nyirizina nk'ubwoko bw'Imana, duhora twiga. Ni byiza yuko icyo wamenye ukitwigisha, ni byiza yuko ibyo wamenye ubimenyesha abandi. Rero unyuze muri komenti utanga inyunganizi, igitekerezo, cyangwa waba ufite ikibazo. Hariho kwiga buri gihe. Ijambo ry'Imana ni ryo ryerekana yuko ubwenge buva mu ijuru bwemera kugirwa inama. Niho abayoborwa n'umwuka w'Imana, aribwo bwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana, twemera kwiga buri munsi, kwigishwa n'abandi, kwiga tureba icyo ijambo ribivugaho. Tugiye gusubiza iki kibazo n'ubundi ngo mbese kwiga ijambo ry'Imana si byo bitera umuntu kumvira Imana? Tugiye kureba igisubizo muri rusange nka God's people. Niho turasanga muri Yeremiya ibice 35 umurongo wa 13 harabivugaho, tushaka igisubizo, ariko nawe wadufasha. Ese nyirizina Bibiliya ibivugaho iki? Dufashe. Nyura muri komenti uduhe igitekerezo. Ijambo riravugira riti: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, genda ubwire ab'inzu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Ni ko Uwiteka abaza. Ngiki kibazo Uwiteka arimo kubaza, ngo mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Ni ko Uwiteka abaza. Nyirizina birakwiye yuko abantu twemera kwigishwa, tukumvira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana ntabwo uri buze kuyumvira cyangwa ngo ugendere mu murongo w'iby'Imana ishaka utabyize. Niho turimo kureba nyirizina, mbese kwiga ijambo ry'Imana si byo bitera umuntu kumvira Imana? Yego, kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya habonekamo ndetse n'amagambo y'Imana yavuze, bidushoboza kubasha kumvira
imana cyangwa gukora iby'imana ishaka. Nk'uko hano n'ubundi imana yavuze ngo mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye. Kwigishwa ni ngombwa, kwiga ni ngombwa kugira ngo tubashe kumvira amagambo y'Imana. Birakwiye yuko twiga tugasobanukirwa icyo Imana yavuze kugira ngo twubahirize icyo ngicyo yavuze. Ariko nutagira kubyiga ntabwo uzakora ibyo usobanukiwe. Ariko umuntu ushaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ushaka gukora iby'Imana ishaka, ugomba kwiga ibyo yavuze, ugomba kwiga ukamenya ibyo yanga, ugomba kwiga ukamenya ibyo ishaka kugira ngo ubashe kubyubahiriza ubisobanukiwe. Rero ijambo niryo ribivuzeho muri Yeremiya ibice 35:13 ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye, niko Uwiteka abaza. Ese nawe iki kibazo kirakugeraho? Nawe ntabwo urimo kwemera kwigishwa kugira ngo ubone uko wumvira amagambo y'Imana? Birakwiye yuko wigishwa ukigishwa amagambo y'Imana kugira ngo ubone uko uyumvira. Yego, ndabashimiye cyane. N'ubundi twari turi kuri Irera TV 1 twiga Bibiliya buri munsi. Mwangurira nawe uri mushyashya kuri umurongo wa Irera TV 1 wakanda subscribe tugahorana buri munsi muri aya masomo yo kwiga Bibiliya kugira ngo tumenye icyo tukwiriye gukora tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Turi mu kiganiro turebera hamwe nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ni ikiganiro cy'uruhererekane, hari ibyatambutse, hari ibyo turimo kuganira, hari kino kiganiro turimo ndetse n'ibindi biganiro bizaza. Rero ba maso kandi ntihabeho gucika intege, ahubwo komeza ushakisha icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo ukora. Ndabashimiye. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ikindi kituzanira akanyamuneza muri twebwe ni uko dusobanukirwa ibishyashya Imana ishaka yuko dukora. Icyo gihe kubimenya kwacu ni amahirwe menshi kugira ngo tubone uko tubyubahiriza. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.